akenshi hari ibintu twitiranya mu bijyanye n'imibereho ya muntu, tukibwira ko ubuzima ari akantu koroheje kandi gatoya, bigatuma twibwira cyangwa se tubutwara uko twiboneye kubera ko nta kinini twabukoraho. Ariko ngo buriya ntuzigere wumva ko ntacyo wakwimarira mu buzima, nubwo waba wiyumvamo ko uri umunyantege nke. Buriya urashoboye. Akenshi tujya twibwira ibintu bitandukanye, tukibwira ko turi abanyantege nkeya. Buriya nubwo wibona nk'umunyantege nke, hari ibintu ushoboye bituma hari abantu bagufata nk'umuntu ushoboye, ahanini ugasanga hari n'abagufata nka role model. Ariko kenshi wowe ukwiyumvamo kuri umunyantege nke. Buriya ngo ntabwo ari byiza ko twafata ubuzima bwacu ko twiboneye. Hahandi usanga twishoye mu bintu bibi bizatuma nyine tunagaragara mu ngeso mbi. So si byiza rero ko twafata ubuzima bwacu ko twiboneye. Kuba utekereza ni icyemezo cyemeza ko uriho nkawe nyirizina. Ntukagendere ku bitekerezo by'abandi 100%, ariko ntabwo nkubwiye ngo ntukabigendereho, ntukabyumve. Uzabyumva ariko ntuzabyubahirize 100%, kubera ko buriya ibitekerezo byawe ahanini bifite agaciro kurenza ibya babandi baguhereza. Bivuze ngo rero ntukabigendereho 100%. Ese iyi nkuru ni ukuri? Akenshi ntuzajya wumva inkuru, ujya ubanza uyinyuze mu tuyunguruzo dutatu, wibaze ese inkuru ni ukuri? Iyo nkuru se igufitiye umumaro? Ese ubundi iyo nkuru ibyiri kuvuga ni byiza cyangwa ni bibi? Ubanza uyirebe neza, uyisesengure, uyumve neza. Hanyuma utwo tuyunguruzo dutatu nusanga iyo nkuru itarimo, ntuzigere wirirwa uyitaho igihe cyawe, ntuzigere wirirwa uyitaho umwanya wawe. Kuko buriya mu gice cyashize narakubwiye ngo igihe iyo wagifashe ukakijugunya, iyo kigarutse cyo kiraza kikagukoresha ntacyo cyitayeho. Waba ushaje, waba ukuze, waba uri umwana, waba uri iki, waba uri umugore, icyo waba uri cyose, igihe kizagukoresha, wabishaka utabishaka. Ni ukuvuga ngo igihe utazakibyaza umusaruro ngo ugikoreshe ugifite, cyo ni cyiza, kizagukoresha ushaje. Buriya ngo ibyishimo birambye ntuzabishakire mu gushimisha umubiri. Abenshi cyangwa se abantu benshi usanga bashimishwa n'uko bariye inyama kandi nyinshi, banyweye izo nzoga, nyine bagashakira ibyishimo kuko banyweye inzoga, bagashakira ibyishimo kuko bagiye mu bagore. Ariko buriya ibyo ngibyo ari ibyishimo birambye, ibyo ni ibyishimo by'igihe gitoya. Ahanini usanga ibyo byishimo ari ibyishimo nyine bizaguta ahantu habi epfo iyo ngiyo, ugasanga n'ibya byishimo nyine bidafite umumaro munini cyane. Iyi ni Star Galaxy TV, nyine nitwa Kebris Umugwaneza. Aya ni amagambo nyine aba yaravuzwe n'abahanga, amagambo aba atandukanye. Nyemera rero tujyane muri aya magambo yavuzwe n'abahanga batandukanye isi yatunze kandi mu bihe bitandukanye, natwe turebe ko twakuramo yatugirira umumaro, yadufasha kubaka ubuzima, kugenda twubaka. Buriya kwiga kwiza ni ukwigana. Nubaho ushingiye nyine ukarebera ku muntu uko yabayeho, nawe ukaba wagenda nyine ukagenda umwigiraho gake gake. Buriya uba uri kwiga byiza, kuko hari igihe uzajya kuvumbura usange nyine uvumbuye bihabanye n'ibyakugira umumaro. Abahanga benshi babayeho, bakoze ubushakashatsi, banavumbuye, twese turabazi. Uyu munsi turacyabavuga, turacyasoma ibitabo byanditse. Uyu munsi nje kugutegurira iki kiganiro nasomye igitabo cyanditswe n'umuhanga umwe mu babayeho, yitwaga Socrate, ngira ngo mwese muramuzi. Nyemera rero tujyane muri aya magambo ndetse n'ibindi byose yavuze, tubirebere hamwe, turebe ko twakuramo amagambo yahindura ubuzima, akatubera urwego rutugeza ahazaza heza. Uyu muhanga
yigeze kuvuga ko ibyishimo nyakuri birangwa no kwiyoroshya, kugerageza kubana neza n'abandi, ukagira imibereho irangwa no kudasesagura, kandi ukanyurwa n'ibyo utunze. Ibyo ngibyo nibyo bizagaragaza ko ufite imibereho myiza. Amasengesho yacu yakabaye ayo gushimira Imana gusa, tukabaho dushimira Imana, kuko buriya ngo Imana izi ibyo dukeneye kurusha ibindi. Imana niyo izi byose, kuvuga ngo ibyo ukeneye byose Imana irabizi. Ese nimba turi abana b'Imana, nayo ikaba umubyeyi wacu, kubera iki duhora dutitirije Imana kandi izi ibyo dukeneye? Tugahora twititirije dusenga, ugasanga nyine ufite ikibazo kimaranye wenda n'umwaka, ariko buri munsi nimba ari ikibazo cya minerivare y'abanyeshuri ufite bazajya kwiga, buri munsi wari ubwira Mana, umaze ukwezi mu rusengero cyangwa mu butayu aho kujya gukorera ayo mafaranga. Ibi nabyo ni ubuyobe, ahanini uba usanga ari ubujiji. Namwe mu magambo Socrate yigeze kuvuga. Uyu mugabo yigeze kuvuga ngo nushaka umugore mwiza mukagira urugo rwiza, bizaba ari byiza kurushaho. Ariko nanone nushaka umugore mubi mwarangiza mukagira n'urugo rubi, uzaba umufilozofe nkanjye. Namwe mu magambo Socrate yigeze kuvuga, ariko icyamuteraga nta kindi. Socrate ni umwe mu bagabo isi yatunze babayeho ariko bafite ngo umugore mubi. Ntabwo yari umugore mubi mu bigaragara nyine, yari umugore mubi mu myifatire. Ni ukuvuga ngo kuri face Socrate yari afite umugore mwiza, ariko mu bijyanye n'imibereho yewe n'umugore wiwe yari afite umugore mubi, kubera ko uyu mugabo yapfuye agifite bimwe mu bikomere mu maso yatewe n'uyu mugore we, kubera ko yigeze kumumenaho ibintu byamwangirije isura. Yigeze no kuvuga ko yigeze kumumenaho akadobo kuzuye amazirantoki. Ni ukuvuga ngo ibitangazamakuru byinshi byanditse byagaragaje ko umugore wa Socrate ni umwe mu bagore babi babayeho muri iyi si kugeza na n'ubu ngubu. Uyu mugabo yigeze kuvuga ko buriya ngo amagambo ntahungabanya umubiri gusa, ahubwo aragenda akahungabanya kugera no kuri roho. Kuvuga ngo ushobora kubwirwa amagambo mabi akagenda nyine akaguhungabanya, bikaba byagera no kuri roho. Niyo mpamvu buriya umuntu nashaka kukubwira amagambo mabi, ukabimenya ko ashaka kukubwira amagambo mabi, uzamugendere kure, bitazakwangiriza roho. Ayo ni amwe mu magambo nyine yavuye. Kuvuga ngo ikizakubwira umugabo ni wa wundi udahunga ibibazo, mukaba mwabana mu gihe cy'ibibazo, mukabana mu gihe cy'ibyishimo. Ni ukuvuga ngo wagera muri bya bihe bibi, umugabo mukabana, umuntu nyine ukabona muri kumwe, ntashaka kujya kure yawe. Ariko ikizakubwira umuntu utari umugabo, muzabana mu byishimo gusa. Nugera mu gihe cy'umubabaro, ntabwo muzaba mukiri kumwe, zagucika yigendera. Ngo kandi kuba inyangamugayo ku bantu bose buriya ntabwo ari byiza. Kuba inyangamugayo ku bantu bose ni urugamba utazigera utsinda, kubera ko ntabwo bizigera bigukundira ko waba inyangamugayo ku bantu bose. Uzagerageze uko ushoboye uba inyangamugayo, ariko kuba inyangamugayo ku bantu bose byo ntabwo ari urwo rugamba uzigera urutsinda na rimwe. Yaravuze ngo nutanyurwa n'ibyo ufite n'ibyo uharanira, ntabwo bizigera bikunyura, kubera yuko ibyo ufite nibyo bya mbere byakabaye bikunyura. Ishyari ni naryo shuri rya nyuma umuntu yiga kugira ngo abe umurozi. Ayo ni amwe mu magambo yavuze. Ni amagambo yarakomeye cyane, yagarutsweho nyine n'uyu muhanga. Nanjye nagiye nsoma ibitabo bitandukanye yagiye yandika, nyine ndaza ndagukusanyiriza kugira ngo turebere hamwe, turebe ukuntu ibintu byifashe. Uyu mugabo ijambo ngiye gusorezaho yavuze ngo impamvu twahawe amaso abiri, tugahabwa amatwi abiri, ariko twarangiza tugahabwa umunwa umwe, bisobanuye ko tugomba kumva cyane, twarangiza tukareba cyane,
ariko tukavuga bikeya. Ako kantu urakumvise. Impamvu twahawe amaso abiri, tugahabwa amatwi abiri, tugahabwa umunwa umwe, bisobanuye ko tugomba kureba cyane, tukumva cyane, ariko twarangiza tukavuga bikeya. Nyamuneka uzarangwe no kuvuga ibintu bikeya ariko birimo ubuhanga bwinshi cyane. Ayo namwe mu magambo Socrate yigeze kuvuga. Yagiye afasha abantu benshi nyine abubakira ubuzima. Nuko rero ibyo ni bimwe nasomye mu bitabo bitandukanye. Kuri paje yacu ya 4, kuri paje ya 5 nzagusomera ibindi byinshi bitandukanye tuzaza turebera hamwe. Nitwa Kebris Umugwaneza, nyemera duhure mu gace kacu gakurikiyeho. Iyi ni Star Galaxy TV, udukurikira buri munsi, ujye ukora subscribe kugira ngo amakuru nyine ajya kugeraho gatanu ku kandi nta na kimwe kigucitse. Reka duhure ubutaha.